Isengesho ryo kwiyambaza Bikira Mariya w'Ikibeho. Bikira Mariya nyina wa Jambo, mubyeyi w'abamwemera bakamwakira, dore twishyize imbere yawe tukurangamiye, twemera ko uri kumwe natwe nk'umubyeyi mu bana be, nubwo tutakubonesha amaso yacu y'umubiri. Wowe nzira nziza igeza kuri Yesu Umukiza, tugushimiye ibyiza byose tugukesha mu kubaho kwacu, cyane cyane kuva ubwo mu kwicisha bugufi kwawe wemeye kwigaragariza ikibeho by'agatangaza mu gihe isi yacu yari ibikeneye cyane. Komeza uduhe urumuri n'imbaraga tubashe kwakira uko bikwiye ubutumwa bwawe, budushishikariza guhinduka no kwihana ngo tubeho dukurikiza ivanjiri y'umwana wawe. Dutoze gusenga nta buryarya no gukundana nk'uko yadukunze, maze nk'uko wabisabye duhore turi indabo nziza zihumurira hose na bose. Bikira Mariya umunyamibabaro, duhe kumva agaciro k'umusaraba mu buzima bwacu, maze ibyari bibuze mu mibabaro ya Kristo tubyuzurize mu mibiri yacu, tubigirira umubiri we ari wo Kiliziya. Nuko niturangiza urugendo rwacu hano ku isi, tuzabane namwe mu ngoma y'ijuru ubuziraherezo. Amina. Ijuru n'isi n'ibirangurure biririmba umwari Imana yimitse. Kundwa, kundwa, kundwa Mariya, kundwa, kundwa, kundwa Mariya. Umukene munsi nta n'umwe numva, wapfanye agahinda kanda kuvuga. Nanjye ubu Mariya reba ukomeze, menye ijwi wabyaye nicyo naguzwe. Abana b'abantu bakwizigiye, bamara ubutindi bakwikundire. Ibyacu Mariya dutunze byose, tubihaye Yesu biduturire. Wowe Yesu yemeye kwita nyina, nyita umwana wawe mbone kwizera. Ubupfu rugira burinda urubwa, ereka rubanda kuzigukiza. Uwakumva mbabajwe n'ubutindi, yambaza uwambyaye namubwira iki? Nzajya mbwira umuntu wese ukumbaza, n'uwabyaye Imana nta kintu basa.